bona barasohotse ariko hakiri bakirimo gusohoka ngiye kubona mbona bamarayika mbona batangiye gutoragura ya myenda babandi basohotse bari bambaye irambwira ngo iyi myambaro ngo impamvu ngo bayitoraguye ngo nuko hari abandi bantu ngiye kuyambika. Mani tugirire neza cyane. Mbona icyugi kinini cyane, cyari icyugi kinini cyane kirekire kirimo kirakingurwa. Ubugingo kuki abantu wumva warabaye ngo mpemuke ndamuke, witesha agaciro Imana yari yaraguhaye agaciro. Wanyemereye koko ukongera ugasubira ku rufatiro, wanyemereye ukongera ukubaha Imana. Hari abantu benshi n'ukuri batukishije izina ry'Imana kandi Emana we Yesu we ingoma yawe ni amamare. Siribi Studio ni igisubizo cyawe. Bahanzi, baririmbyi, namwe makorari mwifuza gukoresha indirimbo zanyu muri studio, ni mugane Siribi Studio tubakorere neza audio na video. Wifuza gukora live recording cyangwa se live, tugane tubigufashemo. Wowe ufite ubukwe ukaba ukeneye abagufatira amashusho n'amafoto yabyo neza, ntugire impungenge, gana Siribi Studio. Ibiciro byacu ntabwo bikanganye. Dukora mu mujyi wa Musanze ndetse no mu mujyi wa Gisoro muri Uganda. Akarusho kandi ku baririmbyi ushaka gukora indirimbo 3 wongezwa iya 4 ku buntu. Ukeneye ibindi bisobanuro hamagara 0788 97 81 24. Siribi Studio ni igisubizo cyawe. Turabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana nabane namwe abadukurikiye mwese aho muherereye hose. Tubifurije kugira amahoro ndetse n'imigisha ikomoka ku Mana Data wa twese. Hanyuma rero uyu munsi twongeye kugira umugisha wo kubana n'umukozi w'Imana. Nkuko muri kubibona kuri kamera, ntabwo ari ubwa mbere tubanye nawe ndetse ahubwo ni inshuro nyinshi. Uraho neza mukozi w'Imana? Yego. Yesu nashimwe. Sahimbazwe. Amakuru yanyu? Makuru ni meza, turashima Imana. Mwari muhugiye mu biki ko twari twarababuze? Twari turi gusenga n'ubundi. Ariko iyo bavuze ngo gusenga nibwo buzima, ngo kandi gusenga ni imibereho, ubundi bishatse gusobanura iki? Gusenga buri muntu wese rero aba afite ukuntu afata Imana, uburyo yayibonye, akumva ko nyine gusenga ari bwo buzima bitewe nuko yayibonye. Niyo mpamvu akubwira ngo gusenga ni bwo buzima, nuko yirukiye mu bintu byose abona nta mahoro, ariko agiye mu gusenga abona harimo ubuzima, agiye mu gusenga abona harimo amahoro. Niyo mpamvu avuga ngo gusenga ni bwo buzima, nyine yabiboneye mu buzima. Gute? Kuko uyu munsi umuntu arakubwira ngo ubuzima mfite nuko nkora akazi, undi nawe akakubwira ngo ubuzima mfite nuko mpinga. Usanga buri wese akubwira akurikije imikorere yiwe agira. Ariko noneho ndagira ngo menye abarokore ubundi iyo bavuze ngo gusenga nibwo buzima, bati gusenga ni imibereho, ibi bintu bishatse kuvuga iki? Ese ni imibereho mu buryo bwo mu mwuka, ni imibereho mu buryo bwo mu mubiri? Ni gute umuntu ashobora kubona imibereho mu gusenga?
murakoze. Yaba ntekereza ko yaba mu mwuka ni imibereho, kuko kumenya Imana ntako bisa, kumenya Imana ni byiza. No mu mubiri rero biradufasha cyane, kuko gusenga nyine, gusenga hari ahantu bikuvana. Nkunda kuvuga iryo jambo cyane. Gusenga nabonye hari ahantu bigukura, kandi gusenga nta muntu usenga utagaciro. Ku muntu usenga Imana by'ukuri, ku muntu usenga Imana, iyi Mana yo mu gihugu cyo mu ijuru, njya numvaga Imana zabaye nyinshi, kandi koko nibyo, ariko ntekereza ko ubundi Imana nzi neza ko yahoze ari imwe, abantu bose bizera Imana imwe, ariko ubu ngubu urasanga Imana zarabaye nyinshi. Ariko ngewe nkurikije nsenga Imana yandemye, nsenga Imana yaremye ijuru n'isi. Iyo Mana rero, iyo Mana iyo wayikurikiye nta kintu yiburana, yaba mu mubiri bifite umumaro, yaba no mu mwuka bifite umumaro, kuko iyo usenze yaba mu mubiri wiringira Imana, umugisha wose ubonye kubera ko usenga Imana kandi unayizera, unyurwa n'uwo mugisha kandi kumva urakunejeje, nta kibazo ugutwaye. Urakoze cyane. Hari umuntu wavuze ngo nzacuruza gusenga nunguke kunyurwa, naho ibindi birahomba. Uwiteka ajya duhereza kunyurwa muri byose. Reka ngusabe kugira ngo wibwire abakunzi bacu. Amazina yanjye nitwa Rebeka. Yesu aduhane umugisha cyane. Urakoze cyane Rebeka. Reka ngusabe kugira ngo usenge Imana, ahasigaye tukwakire utambutse message Imana yaguhaye. Uri data wa twese mwiza, uri Imana y'amahoro. Mana turagushimye ko wabanye natwe, turagushimye ko waturinze, turagushimye kubw'uyu mwuka waduhaye duhumeka. Dore uko turi beza, ariko wemeye ko imirimo yawe ikomeza kwerekanwa muri twe. Zina ryawe nirihabwe icyubahiro. Mana, nicaye hano rero nicajwe no kuvuga ijambo ryawe, unyemerere ubane nanjye, unyemerere ijambo rigiye gutambuka ahangaha uraryumva wese rigira aho rimuvana rye naho rimushyira, kandi unyemerere Uwiteka, unyemerere iri jambo Uwiteka rifashe imitima ya buri wese, mu izina rya Yesu Kristo. Uraryumva wese umuha umugisha. Urakoze kugiye kubana nanjye, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Urakoze cyane. Karibu rero n'ubutumwa Imana yaguhaye. Murakoze. Yesu aduhane umugisha cyane. Nongeye kugaruka kuri kamera mvuga ubutumwa bwiza bw'Uwiteka. Buriya kwamamaza izina ry'Imana ntako bisa. Ngewe biramfasha, biranaryohera iyo mbonye neza ko ijambo umuntu yigishije hari aho rimuvana, hari n'aho rimugeza. Ngewe biranezeza cyane. Niyo mpamvu nza hano kuri kamera, buriya nabyemerewe. Nza hano kuri kamera nabyemerewe, mfite icyo kuvuga. Imana yambwiye ngo genda kandi ndagushyigikira. Imana ishimwe rero. Ndabanje gusuhuza inshuti zanjye aho muri hose, ndabashuhuje. Amahoro y'Imana nabane namwe. Yesu akomeze kubishimira kubwo kunshyigikira. Yesu akomeze kubishimira kubwo kunkurikirana ku ijambo ry'Imana. Benshi mukambwira ko ijambo mba nigishije ribubaka. Imana ijya ibaha umugisha. Nimba hari aho ribavana, Imana ijya ibaha umugisha cyane. Tugiye kuvuga ku ijambo ry'Imana, ariko ntaravuga ku ijambo ry'Imana. Hari message mfite ngomba kubanza kubagezaho. Iyo message impamvu nyizanye nuko ireba buri muntu wese. Imana iduhane umugisha, uyumve, uyitege amatwi, kandi iyo message uyakire nk'uko Imana ivuze. Nta kintu kizatubuza kuvuga ngo Imana yavuze, kuko niyo yaduhamagaye. Nsigaye mbona kuvuga ngo Imana yavuze mw'abantu mwe ni ibintu bikaze, ni ibintu bitoroshye, ni ibintu bikomeye.
ariko ntekereza ko Imana yashyizeho abahanuzi ibona ko bakenewe, nubwo hari biyitirira ko ari abahanuzi ariko atari bo. Ariko ntekereza ko ijambo ry'Imana ratubwira ngo urufatiro rw'Uwiteka ruracyahagaze kandi rwanditseho iri jambo ngo Uwiteka azabe. Ntekereza ko rero uwihamagaye agomba gukomeza akihamagara, ubwo azahembwa n'uwamuhamagaye, n'uwahamagawe n'Imana nawe agomba gukomeza agakorera iyo Mana yamuhamagaye. Ntekereza ko nta mpamvu yo guceceka ngo nuko abahanuzi b'ibinyoma babonetse. Oya, nta n'impamvu yo kureka gutangaza message ngo nuko ngo abantu ngo bari kuza gutangaza ibitari byo. Ntekereza ko umuntu nimba ashyigikiwe n'Imana agomba gutangaza ibyo Imana yamubwiye. Nta kindi cyatumye Imana itugira abakozi bayo, nta kindi cyatumye Imana itugira ibona ko dukwiriye, ibona ko turaba umumaro. Ubwo rero Imana iracyavuga, Imana iracyakora. Kubabyizera ndagira ngo nkuzanire itangazo ko Imana iracyavuga, Imana iracyakora. Unyemerere rero wowe wizera Imana, iyo Mana wabonye, iyo Mana wasenze. Sinkumbwira ngo wizere Imana z'abandi, izera Imana nawe nyine uzi usenga, iyo Mana uzi, iyo Mana wakurikiye. Nubwo isi yahinduka ariko Imana yawe urabizi ko ntabwo ijya ihinduka. Nubwo abantu bahinduka ariko urabizi ko Imana yacu ntabwo ijya ihinduka. Uyizere rero, ni Imana idahinduka, ni Imana itajya ibura imbaraga. Izindi Mana zibura imbaraga, izindi Mana zirapfa, izindi Mana zigira gute, ariko Imana yacu ihora ngo iri maso, kandi ihora ibereye maso abayitegereje bose. Imana ihora ibabereye maso. Imana rero iduhana umugisha cyane. Gusa mu ijuru hari Imana, mu ijuru hari Imana ikiza, mu ijuru hari Imana itabara, mu ijuru hari Imana ijya ibona amarira y'abantu. Naje hano rero kuri iyi kamera nje kubabwira message. Imana yambwiye ngo ntangarize abantu bari bafite abantu bafunzwe ko Imana ije kubagarukaho. Imana ije kubagarukaho. Nagiye kubona ubwo nari ndi mwiyerekwa, mbona icyugi kinini cyane, cyari icyugi kinini cyane kirekire kirimo kirakingurwa. Mbona icyo cyugi kirakinguwe, harimo abantu benshi cyane, harimo abantu benshi nabonaga harimo ingeri zitandukanye, ariko icyo cyugi mbona kirakinguwe. Icyo cyugi mbona kiri gukomeza gikingurwa ariko nkabona ntikirangira. Nkibaze ruriya rugi rungana gute kubera iki rutarimo kurangira? Imana idufashe kandi iduhana umugisha. Mu ijuru hari Imana igireba amarira y'abantu. Ndabaza ndi mwiyerekwa, ndabaza se kiriya cyugi kubera iki ndi kubona umuntu ari kugikingura ariko kiriya cyugi ntikirangire? Imana irambwira ngo ngiye gukingurira abantu bari mu nzu y'imbohe. Hari abantu benshi barize amarira menshi, bararira baratakamba. Hari abantu benshi bari baragiye mu nzu y'imbohe kubw'inkoni y'Imana. Hari abantu benshi bari baragiye mu nzu y'imbohe kuko batitwaye neza, ariko Imana irambwira ngo imbabazi zayo kuko barize nabo basize hanze bakabaririra bagatakamba, Imana irambwira ngo igiye kubakingurira basohoke. Bonaga abantu bambaye iby'umweru, mbona baramanutse bafite imyenda, bafite imyenda myinshi. Ndavuga ati se kubera iki bari abantu bamanutse mbona bari guturuka mu kirere nkabona bafite imyenda? Noneho ngiye kubona mbona abo bantu bari kubwira abo ngabo bari bafungiranye aho ngaho, bari kubabwira ngo nibakuremo iyo myambaro ngo kuko babazaniye indi myambaro. Ngiye kubona mbona batangiye kubakuramo ya myambaro, iyo myambaro bakayishyira ku ruhande, bagenda babambika imyenda, bagenda babambika indi myenda myiza. Nabonaga ari indi myenda myiza cyane. Ngiye kubona mbona ba bantu barasohotse.
Imana iduhane umugisha cyane, mbona barasohotse ariko hakiri bakirimo gusohoka ngiye kubona mbona bamarayika mbona batangiye gutoragura ya myenda babandi basohotse bari bambaye. Ndavuga ati si iyi myambaro none ko bayikuyemo bariya bari bayijugunye ku ruhande bakabambika iyindi kubera iki bongeye kandi bakayitoragura. Iryo niyerekwa nari ndimo. Noneho Imana irambwira ngo iyi myambaro ngo impamvu ngo bayitoraguye ngo nuko hari abandi bantu ngiye kuyambika. Imana itugirire neza cyane, Imana idufashe. Imana irambwira ngo hari abantu bari bamaze igihe kinini bari mu mwijima, bari bamaze igihe kinini bakingiranye aho muri gereza, ariko nabonye imbabazi z'Imana. Nabonaga ari abantu bakomeye, mbona harimo n'aboroheje. Imana irambwira ngo imanuye imbabazi zayo ngo igiye kubafunguza. Mwitegure mwe mwari mufite abantu bafunzwe, mwitegure kwakira igitangaza cy'Imana, mwitegure kwakira ishimwe ry'Imana, kubera ko Imana amarira yanyu yarayumvishe. Haleluya, Imana ishimwe. Amarira yanyu Imana yarayumvishe, ariko Imana irambwira ngo hari abandi bantu ngo inkoni yayo imanukiye guhana ikongera ikabakingirana. Imana ngiye kubona mbona abo bantu bari gutoragura iyo myenda. Nabonaga iryo jwi riri kubabwira ngo nimutoragure iyo myenda vuba, ngo kuko hari abantu bagomba kongera kuyambara. Ngiye kubona mbona hari abantu batangiye none uko babandi basohoka, ngiye kubona mbona hari abandi barimo barinjira nkabona bari kubakuramo imyenda bari bambaye nabo, mbona bari kubambika ya myenda, iyo myenda yo muri gereza mbona bari kuyambara. Kandi nabwo nabonaga ari abantu bakomeye, nabonaga ari abantu bavangitiranye, ari abakomeye ari n'aboroheje. Imana irambwira ngo hari abandi bantu igiye kubibitse aho ngaho muri iyo gereza, ngo kuko banze kumvira Imana, kuko bamenyereye Imana cyane, kuko Imana yararakaye. Ubwo rero ngiye kubona mbona Imana itangiye kubazana igenda ibinjiza uwo binjije agakuramo umwenda yari yambaye akambara uwo mwenda, uwo binjije agakuramo umwenda yari yambaye akambara uwo mwenda wundi. Imana irambwira ngo Imana ibera hose icyarimwe, Imana irakora. Imana kuva ngo yarihoreye abantu suko itabonye ibyo bakora, ariko igihe kirageze kugira ngo noneho ibereke ko ari Imana. Nabonaga ari abantu nyine binjiye, mbona barinjiye, ngiye kubona mbona cya cyugi nanone kirongeye, umuntu wari uri kugisunika arongeye aragisunitse ameze nk'uri kugikinga. Mbona aragisunitse, cyari icyugi kirekire mw'abantu mwe, cyari icyugi kirekire ku buryo washakaga kureba ntubone aho kirangirira bagifunga. Ariko ngiye kubona mbona wa muntu arakigaruye nanone arongera aragifunze. Ba bantu ngiye kubona mbona bagumyemo aho imbere. Imana irambwira ngo ije gukora umukwabu wayo, ije gukubura. Imana irambwira ngo iraje kandi ije gukora uko abantu biteze ko hari abantu babo basengeye bagiye gufungurwa, niko n'abandi bitega ko hari abantu batigeze bubaha Imana, batigeze bubahisha Imana. Imana bayibitse hariya hantu, Imana ihinduriye imyambaro, yongeye kubambika umwambaro ukomeye cyane, banafungiranye aho hantu. Imana rero idufashe kandi idutabare. Imana itugirire neza. Iyo niyo message nari mfite. Gusa buri muntu wese abe maso. Imana irambwira ngo buri wese nacunge izamu rye. Imana idufashe kandi dutabare. Buri wese nacunge izamu rye, buri wese nabe maso. Muravuga ngo ibintu bibi mukatangara mukagira gute? Reka mbabwire, umva, Imana irimo iratoranya uwayo na Satani ari gutoranya uwayo. Buri wese rero ndagira ngo musabe amasaha abe maso
maso, buri wese ndagira ngo musabe asubire ku rufatiro, buri wese ndagira musabe acunge izamu rye. Wowe reka guca Imana amazi ngo kuko abandi bayiciye amazi, nawe uzabazwa ibintu bya mugenzi we. Uwezwa nakomeze yezwe, mureke n'uwandura akomeze yandure. Iki ni igihe buri wese Imana irimo iratoranya umuntu wayo. Iki ni igihe cy'umukwabu w'Imana. Iki ni igihe cyo abasenga Data mu kuri ndetse no mu mwuka bazagaragara kandi bakanamba ku Uwiteka, yaba mu bibazo yaba mu makuba, bakanamba ku Uwiteka, kuko none ibibi byo birakomeje, ibibi byo birakomeje. Muri gutangazwa n'utu tuntu dutoya n'utumenyetso. Buri wese rero, buri wese nagerageze kuba maso, nagerageze kuba maso. Iyo ndimo ndavuga ijambo ry'Imana mba numva buri muntu wese yaryumva nk'uko hari ndi kuryumva. Reka kurica amazi, ariko iyo nkurikije amayerekwa, iyo nkurikije ibihe turimo, mbona buri wese akwiriye kuba maso, akabera amaso imiryango ye, akabera amaso inshuti ze, akabera amaso agakiza yahawe, kugira ngo ntugatakaze ngo nuko isi yahindutse, ntugatakaze ngo nuko uri kubona ko abakubwirizaga baguye. Birashoboka ko bagwa bagasubira inyuma, ariko wowe ugakomeza urugendo. Ubwo rero buri muntu wese nabwiwe ngo mubwire ngo abe maso, buri wese acunga izamu rye, kuko iki ni igihe icyo kwambara imbaraga. Haleluya! Iki ni igihe cyo kwambara imbaraga, iki ni igihe cyo gusenga, iki ni igihe cyo kuba maso, iki ni igihe cyo kwinginga Imana, iki ni igihe cyo kuba mu mwanya mwiza wowe n'Imana yawe, ukaganira wowe n'Imana yawe. Imana ikakugirira neza, Imana ikaguha umugisha utitaye ku byo ubona cyangwa ku byo wumva. Wowe senga, Imana yaguhamagaye, ntuhinduke ngo nuko uhinduwe n'abantu. Imana izakugirira neza kandi Imana izakugarukaho. Ikindi Imana irambwira ngo mbwira abantu bayo, irambwira ngo mbabwire ngo nta basambanyi bazabona ijuru, nta barozi bazabona ijuru, nta babeshyi bazabona ijuru. Imana irambwira ngo nta bantu batababarira bazabona ijuru, nta abantu bakuramo inda ntibazabona ijuru, abantu bo muri Onapo ntibazabona ijuru, abantu biba ntibazabona ijuru, abantu basubiye inyuma bagatukisha izina ry'Imana. Imana iri kumbwira ngo mbese iryo juru rizava hehe? Ngo abo ngabo nta juru ryabo, nta juru bazabona. Imana irambwira ngo nimugarukira aho ngaho, kuko ni igihe cyo, muri mu gihe cy'imbabazi z'Imana. Haleluya! Muri mu gihe cy'imbabazi z'Imana, muri mu gihe Imana igiteza amaboko, muri mu gihe Imana ikibinginga muri aka kanya. Ariko Imana iri kumbwira ngo buri wese nagarukira aho ngaho, buri wese nasenge, buri wese nave mu byaha, buri wese niyizera Imana, nayo izamugirira neza. Yegera Imana, ayisaba imbabazi, nayo izamugirira imbabazi. Imana idufashe kandi Imana idutabare, Imana itugirire neza. Imana irambwira ngo kandi ntangariza abantu Imana yavuganye nabo. Reka mbatangarize ko Imana ngo nta deni izabagendamo. Mwe mwubashye Imana mugasenga Imana, ngo nta deni ngo Imana izabagendamo. Hari ibisubizo Imana yururukije ibisubizo byayo, ije kubagirira neza kandi ije kubasubiza kuko yumvishije amarira yanyu. Imana yibutsa amasezerano yabasezeranije, Imana ngije gusohoza ibyo yavuganye namwe. Imana iri kumbwira ngo nimuhumure, niko Imana yambwiye ngo mbatangarize. Imana itugirire neza kandi Imana idufashe, Imana iduhane umugisha. N'izo mesaje nari mfite kubagezaho. Imana ibagirire neza kandi Imana ibagarukeho. Yesu aduhana umugisha cyane. Hano hari ijambo ry'Imana Imana yambwiye kugira ngo mbasomere.
riri muri Yesaya igice cya 55 ku murongo wa 6 kugeza ku murongo wa 9. Haravuga ngo nimushake Uwiteka bigishoboka ko abonwa, nimumwambaze akiri bugufi. Umunyabyaha nareke ingeso ze, ukiranirwa areke ibyo yibwira, agarukire Uwiteka nawe aramugirira ibambe. Agarukire Imana yacu kuko izamubabarira pe. Imana itugirire neza. Imana yararimpaye ngo ndibagezeho, ndavuga ati uzi ko hari igihe kizagera gushaka Uwiteka noneho bikanga, hari igihe bizagera gushaka Uwiteka ugasanga ntago bikunda. Imana idufashe kandi itugirire neza. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo nimushake Uwiteka bigishoboka ko abonwa. Imana itugirire neza cyane ngo nitumwambaze akiri bugufiya, kandi umunyabyaha nareke ingeso ze mbi, ukiranirwa areke gukiranirwa kwe, ngo agarukire Uwiteka. Imana itugirire neza, Imana idufashe, Imana itugarukeho. Nimushake Uwiteka bigishoboka ko abonwa, nimumwambaza akiri bugufiya. Nimushake Uwiteka bigishoboka ko kibategeye amatwi akibasha kubumva. Haleluya. Nimushake Uwiteka bigishoboka ko acyururuka akabaganiriza, ngo nimushake Uwiteka bigishoboka ko abonwa. Iri jambo ry'Imana ratugira inama ngo ukiranirwa nareke gukiranirwa kwe, ngo agarukire Uwiteka. Haleluya. Wowe uri mu busambanyi, reka ubusambanyi bwawe ugarukire Uwiteka. Shaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa. Hari igihe kizagera ukamushaka ukamubura, hari igihe bizagera ukajya gusaba imbabazi utakizihabwa. Imana yacu ni nyarukundo, iracyateza amaboko, iracyarambuye amaboko, imbabazi zayo ziracyaturiho, ariko bivuge ko hari igihe kizagera, haleluya, imbabazi z'Imana zikarangira. Hari igihe kizagera ugashaka ugusengera ukamubura, hari igihe kizagera ugashaka ukubwiriza ukamubura. None rero muri iki gihe Imana iri kukubwira ngo, iri kuvugana nawe ngo shaka Uwiteka ngo bigishoboka ko abonwa. Haleluya. Wowe uri mu ngeso mbi, ngo nuve mu ngeso mbi ugarukire Uwiteka, ngo Uwiteka nawe ngo azaguha imbabazi rwose pe. Imana yacu ngo izaguha imbabazi. Shaka Uwiteka, izera Imana, senga, iringira Uwiteka. Imana yacu iracyateza amaboko. Haleluya. Imana yacu iracyatubereye maso. Imana yacu ijisho ryayo riracyaturiho, ijisho ryayo ry'imbabazi riracyaturiho. Nyemerera rero ugarukira aho ngaho, uve mu byo wari urimo. Nuve mu byo wari urimo nshuti yanjye, nuve mu byo wari urimo, nuve mu magambo wari urimo, nuve mu bugoryi wari urimo, ahubwo ugarukira iki? Ugarukira Uwiteka. Nushaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa. Imana ishimwe cyane ngo nimushake Uwiteka ngo bigishoboka ko abonwa, ngo nimumwambaze akiri bugufi. Umunyabyaha nareke ingeso ze, ukiranirwa areke ibyo yibwira, agarukire Uwiteka nawe aramugirira ibambe. Agarukire Imana yacu kuko izamubabarira rwose pe.
haleluya. Imana ishimwe cyane, Imana iduhana umugisha, Imana ikugarukeho wowe ukiranirwa, garukira aho ngaho, ngo garukira Uwiteka. Ayo niyo mahirwe uhawe, garukira aho ngaho. Umwuka w'Uwiteka arimo ararira cyane, Imana irimo irarira igushaka, irimo irarira ivuga ngo garuka, irimo irarira ivuga ngo garukiraho, irimo irarira ivuga ngo va muri ibyo byaha, irimo irarira ivuga ngo garukiraho, ngo nushaka Uwiteka ngo bigishoboka kwabonwa n'umwambaze akiri bugufiya. Bivuge ko hari igihe kizagera nyine ukamushaka ukamubura. Ibi ngibi abantu bamenyereye Imana, hari igihe kizagera Imana mukayishaka mukayibura. Hari igihe bizageraho yemwe mu gihe cyo kugarukira Uwiteka, ugashaka uyigarukira ukayibura, ugashaka ukwihanisha ukamubura, ugashaka ukubwiriza ukamubura. Iki ni igihe gikomeye, iki ni igihe wagakwiye kumvamo ubutumwa, iki ni igihe wagakwiriye gusenga, iki ni igihe wagakwiriye kuba maso, haleluya. Iki ni igihe wagakwiriye gukurikira Imana ukava mu bidatunganye. Nuve mu bidatunganye, urabura umuririmbyi ugakorera ibyaha ahantu hihishe, ukavuga ngo abo muririmbana ntabwo bakureba, nyamara nubwo batakureba Imana irakureba. Urabura umugabo ukajya gusambanirira hirya, ukavuga ngo nyamara ndi muri karitsiye itari iyiwanjye, nta muntu wambona, ariko Imana irakureba. Urabura umugore ugaca inyuma umugabo wawe, ukavuga ngo aha ngaha natembere, aha nasohokeye, nta muntu nzi, ariko nubwo bimeze bityo Imana irakureba. Urabura umukobwa ukavuga ngo iyi nda natwaye, nta kindi ngomba gukora ni ukuyikuramo kuko nta muntu uyizi, haleluya. Imana iri kurira, Imana irababaye, nubwo nta muntu uyizi, ariko Imana yarabibonye. Aho wakoreye icyaha Imana yarabibonye, aho ngaho ugiye kwicira Imana yarabibonye. Wowe ushatse wava mu bidatunganye, haleluya. Imana ishimwe cyane, Imana itugirire neza, Imana igirire neza abantu bayo. Va mu bidatunganye, ibyo wakoreye mu bwihisho, aho abantu batakubonye, Imana yarakubonye. Imiryango itakubonye, aho mubana mu nzu nubwo batakubonye, ariko ndagira ngo nkubwire ngo Imana yarakubonye. Niyo mpamvu nkuzaniye iri jambo rivuga ngo shaka Uwiteka, haleluya, ngo bigishoboka kwabonwa. Uri mu mahirwe yo kwihana ukababarirwa, uri mu mahirwe yo gusaba imbabazi ukazigirirwa. Ndakwinginze kugira ngo ushake Uwiteka, ngo bigishoboka kwabonwa. Imana yacu ifite agahinda ndetse n'umubabaro. Imana warayisuzuguje, ariko yo ntiyigeze gusuzuguza, ariko urakora ibyawe uko bwije n'uko bukeye. Ndakwinginze ngo garukira aho ngaho, reka gukomeza kurakaza Uwiteka. Hayiwe, Imana idutabare, Imana ikugereho wowe wanze kumva, Imana ikugereho, Imana igusange, Imana ikugirire neza. Garukira aho ngaho, wabikoze mu bwihisho, ariko Imana yarabibonye. Garukira aho ngaho. Umuntu arihandagaza akabeshyera Imana, agapapira. Ibyo ngibyo nubwo washushanya abana b'abantu, ariko nagira ngo nkubwire ngo Imana yarabirebye irababara, Niyo mpamvu ikubwiye ngo garukira Uwiteka. Nimushaka Uwiteka ngo bigishoboka kwabonwa, nimushaka Uwiteka bigishoboka kwabonwa. Ndakwinginze kugira ngo wikontorore, ndakwinginze kugira ngo wisuzume, urebe aho Uwiteka yaguteretse.
Mana ishimwe, ndakwinginze kugira ngo urebe aho Uwiteka yaguteretse, urebe agaciro uri kumuha, urebe ukuntu urimo uramutesha agaciro. Imana yaguhaye akazi, ariko ako kazi niko kirirwa gatukisha izina ry'Imana. Imana yaguhaye inzu, ariko iyo nzu niyirirwa ikorerwamo ibyaha. Imana irababaye nshuti yanjye, Imana ifite agahinda gakomeye. Ndakwinginze kugira ngo ugarukire aho ngaho, ndakwinginze ngo ushake Uwiteka bigishoboka ko abonwa. Imana ntabwo izaceceka. Imana yaje yazanye imburi ikubwira ngo wihane. Haleluya. Yazanye imburi ikubwira ngo garukira aho ngaho. Yazanye imburi ikubwira ngo nuyishake ugarukire Uwiteka, uve mu byo wari urimo, uve mu bupfumu wari urimo. Aho kwizera Imana usigaye wizera imiti baguha ngo ugende utera aho ucururiza. Aho kwizera Imana usigaye wizera imiti baguha ngo umugabo wawe ngo nibwo azagukunda. Ndagira ngo nkubwire ngo ugarukira aho ngaho, ibyo nta mumaro. Ese Yesu aje agasanga uri muri ibyo ngibyo, Imana ishimwe, ese yagusanga, ese yagutwara? Ese iryo juru ryabiriye, iryo juru ryabiriye nshuti yanjye. Ndakwinginze ngo ukorere Imana, ukorere Imana nk'umuntu uzapfa ejo. Nukorera Imana, ukorera Imana aho abantu bakureba naho batakureba. Kiranukira Imana aho abantu bakureba naho batakureba. Garukira aho ngaho. Haleluya. Imana itugirire neza, Imana idufashe, Imana idutabare. Reka nkubwire buriya Pasi, abantu basigaye barafashe Imana bayifata nkaho Imana yo ikintu yakoze, Imana yaracecetse. Kuko Imana yacu ni umubyeyi. Buriya hari ukuntu ukosereza umuntu agahita akubwira ngo wankosereje, cyangwa umuntu agahita akubwira ngo ibi ngibi rwose ntabwo nzongera kubana nawe kubera ko nyine turashwanye. Umuntu agahita akubwira ko mushwanye kandi birangiye. Ariko Imana yacu ntabwo ari uko nguko. Imana yacu urabikora ikakwihorera. Imana yacu ayiwe urabikora ugakomeza ukabimenyera, ejo ugasubira, ejo bundi ugasubira, ukarota Imana iri kukubwira ngo garukiraho. Iryo jwi ukinangira, ukarota Imana iri kukubwira ngo uva muri ibyo urimo, ugakomeza ukinangira. Ariko reka nkubwire nubwo bikora Imana ikakwihora, suko bitarakubonye ngo izaza kandi muzabonana. Imana yacu izaza kandi ntabwo muzakiranuka. Umva na mwene wanyu ntabwo azagukiza Imana ngo bikunde. Umva ko kazi wirirwa wiratana n'aya mafaranga ntiyagukiza Imana ngo bikunde. Niyo mpamvu Imana ivuganye nawe, irakubwiye ngo garukira aho ngaho, shaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa. Icyo waba uri cyo cyose, waba ngo uri pasiteri, waba uri iki, garukira aho ngaho. Girira ngimbabazi, ngira kugirira impuhwe n'ibambe. Imana itugirire neza, Imana idufashe. Ariko kuki abantu mutaki babazwa n'ubugingo? Kuki abantu wumva warabaye ngo mpemuke ndamuke? Witesha agaciro. Imana yari yaraguhaye agaciro. Wanyemereye koko ukongera ugasubira ku rufatiro? Wanyemereye ukongera ukubaha Imana? Hari abantu benshi n'ukuri batukishije izina ry'Imana, kandi ibyo bicayemo ni umugisha waturutse ku Uwiteka. Uko byagenda kose, uko byamera kose, komeza ushaka Uwiteka. Bamwe bacika intege batazicika, wowe ku giti cyawe komeza ushaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa. Aya ni amahirwe yo kukubwira ngo ukomeze ushake Uwiteka. Ngo Yona yabwiye abantu, arababwira ngo mwihane, banga kwihana, banga kumva, ariko bihanye bikomeye, bihanye babonye neza nta bundi buhungire bafite, ariko bitagishoboka ko bihana. Rero nawe ntuzamere gutyo umere nka Yona. Icyo nakubwira,
shaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa, uve mu byaha ukiranukira Imana aho waba uri hose, aho abantu bakureba nabo batakureba. Ugerageze wowe wa mukobwa we, wa musore we, wa mubyeyi we, wa mugabo we, ugerageze ukiranukire Imana, nayo izakugirira neza. Kuko kugeza iyi saha ntago tuzi umunsi n'igihe Imana yacu izaziraho. Y'ubwayo iravuga ngo ninza nzaza nk'umujura. Uri mu kazi Yesu yaza, uri mu byawe muri business zawe Yesu yaza, uri kubaka Yesu yaza, mu rugo rwawe uri mu rugo rwawe wicaye Yesu yaza, ahantu hose waba uri Yesu yaza. Ujye uhora wibaze ngo mbese aje Yesu yansanga hehe? Yesu aje mbese najya hehe? Ushishikare kumenya ahantu wajya, ukiranukira Imana. Reka gutunga uwo mutima ugucira urubanza, reka gutunga uwo mutima w'ibyaha, garukira Imana. Ijambo ry'Imana naryo ryatubwiye ngo izakugirira imbabazi, izakugarukira rwose, izaguha imbabazi rwose, ititaye ku byo wakoze. Upfa kugarukira Imana ukava mu bikiranirwa byose, ukizera Imana, ugakiranukira Imana, ngo nayo izakugarukayo, nayo izakugirira neza. Imana idufashe kandi duhana umugisha. Reka nsenga Imana, Imana itugirire neza kandi Imana ikwishimire. Imana igukuraho wari uri, Imana igukure mu byaha, Imana igukure mu ngeso mbi, ugarukire Uwiteka, ushaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa. Imana iduhana umugisha, Imana ibambika imbaraga. Nicyo kintu nabasabira wowe wari uri mu byaha, wowe wumvaga ko gushaka Uwiteka bitagushobokera, wari ufite umutima winangiye. Reka mbabwire, mujye mureka imitima yinangira. Farawo yarinangiye birangira ashiriye mu nyanja we n'ingabo ze zose. Rero nawe mujye mureka umutima winangira, mugarukire Uwiteka, muve mu byaha, ngo Imana nayo izabagirira imbabazi. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye, tugushimiye urukundo rwawe, tugushimiye imbabazi zawe nziza, tugushimiye Uwiteka kuri Imana itabura ukwigira, tugushimiye kuri Imana ihora iri maso, ngo ibereye maso abagutegereje bose. Tugushimiye kubwira ijambo, uravuze ngo nibashaka Uwiteka ngo bigishoboka ko abonwa. Mana ndakwinginze ngo ugende mu bwoko bwawe, Mana ubagarukeho. Mana ndakwinginze ngo ubahe agakiza, ndakwinginze ngo wongere umubare w'abakizwa. Mana ndakwinginze ngo Uwiteka umubare w'abapagani ugabanuke. Nyemerera nyakubahwa Imana, ugenda usange buri mwe wese urumvira ijambo, umutima w'ubucishe bugufi, kandi yihanire kureka. Mana unyemerere Yesu, nawe uzamwibuke igihe uzabuje gutwara itorero ryawe. Urakoze kubyumvise, urakoze Yesu kugiye kugaruka ku bwoko bwawe kubemera. Urakoze kurabagirira imbabazi. Nsenze nizeye mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, amen. Urakoze cyane. Umuntu yakwifuza gusengana nawe, umuntu yakwifuza ko muvugana, ndagira ngo utambutse nimero yawe ya telefone. Murakoze. Nimero yanjye ni 0788 31 92 655. Yesu aduhana umugisha cyane. Murakoze cyane. Imana y'amahoro ibahereza umugisha kubwo mwahisemo kubana natwe. Nimba utarakora subscribe, kora subscribe, ukore share na comment zawe zirakenewe. Kandi ikindi, uwifuza gutambutsa ijambo ry'Imana, ubuhamya cyangwa se n'ikindi cyose gifiteho gihure n'iyobokamana, waduhamagara twagufasha ugatambutsa ubutumwa bwawe. Imana y'amahoro iguhereze umugisha. Shalom.